ba bakozi ba saa 11. Abakozi ba saa 11 bagomba gukora muri icyo gihe cy'iyo saha imwe. Iyo saha imwe ariho none amahanga y'isi nanone abami icumi bazaba bamaze guhuriza hamwe imbaraga zabo, bamaze kwihuriza hamwe, kandi bahaye inyamaswa ubutware n'imbaraga ngo kugira ngo bagire bate barwanye umwana w'intama. Ibyahisho 18 umucyo w'ubugorozi by'ibyahisho 18. Kuki tuvuga ngo tukeneye umucyo w'ubugorozi by'ibyahisho 18? Ni umucyo w'ubugorozi kubera iki? Mu byahisho 18 hari tubwira ko harimo ibihamagaro ibiri. Umuhamagaro wa mbere by'ibyahisho 18 umurongo wa mbere kugera kwa gatatu, ni umuhamagaro ureba werekeje ku itorero, werekeje kuri ba bandi bahagaragaye ko bakazuyaze, bahagaragaye ko badashobora kuba basohoza inshingano. Kubera iki byagenze bite? Kubera ko ukuri bari barahawe batakikugenderamo. Aricyo gituma bavuga ngo, aricyo gituma duhora batubwira ngo ubutumwa ku Banyarodokiya bwerekeje ku Badivantisi umunsi wa karindwi bahawe umucyo mwinshi ngo ariko ntibawugenderamo. Mu yindi mvugo niba dushaka tubivuze gutyo, abo ngabo bari bari mu nzira bavuga ngo bari kwitegura gutanga umuburo wa nyuma uheruka, cyangwa se ngo bari kwitegura gusangana na Kristo, cyangwa se abo ngabo babaye batwara mucyo, ariko bari kuvuga ngo umucyo mwarawuhawe n'ibyo ariko ntabwo muri kuwugenderamo, muri aya kazuyazi. Ibyahisho 18 umurongo wa mbere kugera kwa gatatu, uwo muhamagaro ni umuhamagaro uri kureba itorero kugira ngo itorero ryisubireho, ryongere risubire mu mbaraga. Nizo mpamvu ibyahisho 18 umurongo wa mbere kugera kwa gatatu uza neza ukabona uhura n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Ibyahisho 14 umurongo wa 8, bwa butumwa nanone Charles Fitch yari yatanze ari kuvuga ibya Babuloni, ari kuvuga ati ayo matorero yaguye, ayo matorero yari yavuze ngo ahagurutse kurwanya inyigisho z'ibinyoma ziva muri ubwo inyigisho z'itorero ry'i Roma. Ati ubwo ngubwo niba mu mwanzu umucyo ni ukuvuga ngo mwemeye gusubira muri uwo mwijima. N'ahangaha niho batwereka ngo icyo ubwo muhamagaro impamvu zawo ni uko ugomba kuzana ukagarura abantu mu mucyo kugira ngo basobanukirwe neza n'ubutumwa bwa marayika wa mbere, marayika wa kabiri, noneho bashobora guhita bakomeza kwinjira mu butumwa bwa marayika wa gatatu, bajye guha imbaraga ubutumwa bwa marayika wa gatatu mu ijwi rirenga rya marayika wa gatatu rikaza. Ubwo ni ukuvuga ngo yenda kugira ngo tubyumvikane neza, ibyo byose nagiye mbabwira, munyemere mufate yenda agapapuro cyangwa se ikayi, muce umurongo kuri ibyo nababwiye byerekeye n'abakozi ba saa 11 Matayo 20. Abakozi ukuntu bagiye bakurikirana mugera mu gati, abakozi basimbuwe baratubona muri Matayo 21, hakaza abakozi bo ku isaha ya 3, hakaza abakozi bo ku isaha ya 6, hakaza abakozi bo ku isaha ya 9, hakaza no ku isaha saa 11, byose bikabirangiye. Ugenda uceho uturongo, none wongere uca undi murongo ukurikiye munsi y'uwo nguwo, wongere uvuga ati ariko se ko n'ubundi ahubwo mbere ko n'ubundi mbere ku byerekeye n'amateka y'isi, ko Daniel igice cya 2 cyavutubwiye ibinyine bibiri gatuka kwagera ku abami bazakurikirana, ndetse mu gice cya 7 rero kikaza kitwereka kikatubwira ko hanyuma hari agahembe gatoya. Ntihongere ucura undi murongo urugendo ureba kuri amateka ya nyuma, urebye byerekeranye n'ibyahisho 13, urebye ibihe bya nyuma bikomeye, aho ukuntu bizaba bimeze, aho abana b'Imana bazaba bari kurenganywa ndetse bagomba kwicwa kubera ko bagize bate banze kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo.
nabyo noneho ubwo ni ukuvuga ngo ayo ni amakuru dufite muri cya gihe cya nyuma. None ikindi tubonye kubona ni uko muri ubutumwa bw'amarayika batatu bo none batubwiye ngo by'ijwi rirenga. Iryo jwi rirenga naryo riri hehe? Riri hano ku iherezo, naryo ca umurongo ubwo butumwa bw'amarayika batatu, ndetse n'ubari taburo nagiye nabahaye nakoze. Noneho ugenda ugere kuri ku iherezo, urabona ko ubutumwa bw'amarayika wa gatatu bugomba guhabwa imbaraga, kandi bugahabwa imbaraga n'ibyahishuwe 18:4-5 bavuga ngo ubwoko bwanjye nimusohokemo. Izo mbaraga abo ngabo batanga umuburo wa nyuma ni bande? Urebe niba noneho niba ku rwego ruhande hashobora kuba hariho abakozi ba 11:00, hakaba hazaboneka n'abandi nanone, ariko nta bandi twabwa abakozi ba 11:00 gusa. Ni ukuvuga ngo muri iryo jwi rirenga rizaba rihura n'iki? Rizaba rihura n'abakozi ba 11:00. Niho kandi tuba turi gutangaza, noneho turi kuvuza impanda tuvuga ngo ubwoko bwanjye nimusohokemo. Ni ko Imana tuvuze ngo hari abazaba bagomba gutanga uwo muburo, bahamagara ngo uwo muburo wanyu wa kabiri, ibyahishwe 18:4-5 bavuga ngo ubwoko bwanjye nimusohokemo. Nitujya muri Yohana igice cya 10:16, naho tubwirwa yuko ngo muri icyo gihe cya nyuma intama zari zararorongotanye zizumva ijwi ry'umwungeri, maze ngo zize zigire zite? Zikora umukumbo. Zizaza zisanga izihe? Iza zindi zizaba zarumvise wa muburo w'ibyahishwe 18:1-3. Izo ngizo nizo nanone tubona zizaba zaremeye inama y'umugabo wo guhamya. Iyo nama y'umugabo wo guhamya ari ibintu ubona none ngo bazaba byatumye habaye ishungura mu bwoko bw'Imana. Ayo ni muri makemba, ndagira ngo sinumva ko hari byinshi, reka ndekera aha ngaha. Ndagira ngo amateka cyangwa se amakuru ari kurebana n'iyo saha ya nyuma, buri wese abigireho umukoro. Buri wese ashaka umwanya agumye areba ayo mateka, haba ari ku byerekeranye n'iby'isi, uko amateka yose azagenda akurikirana. Ibi byose turi kugenda tubona, haba ari mu butegetsi bw'iyi si turi kubona hirya hino byerekeye n'abo bami 10 tuvuga, bari guhuriza imbaraga zabo hamwe ngo kugira ngo bahe imbaraga n'ubutware inyamaswa. None ibyo ngibyo n'ibindi bimenyetso gishobora kugenda tubona, bishobora kuba biri kudukangura twese, ari gukangura ise n'abakangura n'abandi bose bikabakangura. Duhita twebuka ibyo twabwiye bigomba kubaho. Ikimenyetso igishushanyo cy'inyamaswa n'ikimenyetso cyacyo, dusobanukirwa ibyacyo. Noneho twigeze twibaza tuti, duca uwo murongo wacu tuvuge tuti igishushanyo cy'inyamaswa cyo cyaba kiri hehe? Cyaba kiri hehe tugeranye muri amateka yacu, amateka uko ameze, ugishyira umwanya wacu. None se ikimenyetso cyacyo cyo kiza ryari kiri hehe? Cyangwa se ni igiki? Nacyo niba bamaze kukibona umwanya wacyo, wongere urebe muri ya makuru ufite haruguru, urebe abakozi ba 11:00, urebe bakora mu isi yose saha ya nyuma. Muri iyo saha ya nyuma niyo twabonye ko nanone bami 10 bazaha ubutware n'imbaraga inyamaswa kugira ngo irenganye umwana w'intama, kugira ngo irwanye umwana w'intama. Noneho muri uko kurwanya uhita wongera ugende uhita ureba, noneho uhita ubihuza n'ibyo batubwira byerekeranye n'igishushanyo cy'inyamaswa n'ikimenyetso cyayo, uhita ureba aho bihurira, kuko hatubwirwa yuko ako karengane bazabagira bate, hazaba n'ikibazo cyerekeranye no kuramya. Byahishwe 13:15, hazaba hari ikibazo cyerekeranye no kuramya. Abatazaramya iyo nyamaswa n'igishushanyo
cyayo. Aho ngaho bade data impamvu uri kubabwira gutya, ndi muri ubwo buryo ndi kugira ngo ndusheho kubereka yuko dukeneye gusobanukirwa n'ibyo bintu bya nyuma, ibyo bintu turi kuba kwitegura kugira ngo muri iyo ntambara turimo, abo bari kuturwanya bazahaguruka bashaka kurwanya ukuri, bo bari mu myiteguro yabo rwose, ntabwo rwose bajenjetse. Ariko noneho ku ruhande rw'abakozi b'Imana, abo abakozi bahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana, nibwira ko hashobora kuba harabaye mu kuvangirwa gutuma imbaga nyamwinshi ubu igiye kurimbuka, nayo iri kugenda ahubwo igiye kurira cya kigari ya moshi kiri kwirukanka, kiri ku muvuduko umaze gutera, ahubwo nabo bakaba bari kwitegura kucyurira, bakamera nk'aya bigiye gutwikwa. Kandi abo bakazaba bazize yuko intekerezo zabo bazibikije abo bita ngo n'abigisha babo, intekerezo zabo kugira ngo bazikoreshe bacukumbura nabo ngo ubwabo barebe niba bari mu kuri kw'igihe tugezemo. Uko kuri ntandi tukureba tugomba kushaka mu byanditswe, ahubwo bagahitamo gukurikirana ibyo abigisha babo bababwira. Aricyo cyatumaga biriya kiriya kigwa roroheka rw'ibyigwa mabwira nti inzira wakurikiye. Ndumva nakoze ibyigwa bigera muri 10 na bingahe kuri iyo ngingo. Nagerageza kugenda nyura hirya hino ngira ngo nibura hatagira n'umwe wasigara watumvise icyo kibazo gihari kiremereye. Icyo kibazo nicyo nabwiye nti ku ikubitiro uwashaka guhita cyumva neza, ntabwo byaba byumvikana yuko abantu baba bavuga ngo batwaye abantu mu mucyo, abantu baturanye rwose muri karitsiye imwe, bamwe bavuga ngo turi kubayobora mu mucyo, ariko ngo dore inzira ituganishamo dore ngiye. Abandi bati oya, ati ntabwo ari igihugu n'iriya, abandi ati n'iriya. Aba bareba abo ngabo muri kuyobora, mushaka kuyobora, nabo abenshi bashaka guhagarara ati ntabwo byumvikana. Ni gute bakuvuga ngo bari kutuyobora mu mucyo w'igihe tugezemo, kandi bakaba bari kugana hariya, abandi bari kugana hariya, abandi bari kugana hariya, abandi bari kugana hariya. Icyo ni ikimenyetso ubwacyo cyerekana yuko hari ikibazo, kuko twasomye amagambo atubwira yuko ngo abazemera inama y'umugabo wo guhamya ngo bazagira ishyaka ryo kwamamaza ukuri mu kwera kwako. Bazaba bari mu mucyo umwe, bazaba bari mu buryo, bazaba bari mu mucyo ubayoboye umwe, kandi uwo mucyo ntuzaba urushaho kugenda ubeza ubaganisha muri iyo nshingano bahamagarirwa ya nyuma. Naberetse ko hari noneho umuja w'Imana yaratubwiye umutego mu gitabo Evangelize kuri paji 548, yari yaratubwiye ko ngazaba ikintu cya fanatisme n'ikintu cya pseudo-doctrine, kuko se abo ngabo bigira inararibonye ngo bari abahanga muri ibyo ngibyo, noneho bagasanga bagiye kuyobya abantu benshi. Bamwe bantu bakazana izo nyigisho zabo zigiye mu ntekerezo zabo, bakebuka uburyo bumva ibintu bwabo bakabishyira ukwabo. Ubwo nahera kuri cya kintu navuga ngo cyamaze kuba gikwira hose ubu ngubu, iyo abantu bavuga bati bamwe turabakozi ba 11, ni ukuvuga ngo ya saha ya nyuma bari kuyikurura, bari kuyishyira hamwe n'utari uwayo, bati ijwi rirenga rya marayika wa gatatu ryaratangiye mu mwaka w'1848. Ni ikikwereka ko hari ikibazo batari kumva, kuko niba icyo kintu gitsindagire renda kudangiriza bene data, nibi byahishuwe 18 umurongo wa 4 n'uwa 5, ubwo kubwanye n'umusokemo ariwo butumwa burebana n'ijwi rirenga rya marayika wa gatatu. Niyo ubwo butumwa buvuze ngo bwatanye mu mwaka w'1848, ubwo waba ari umuhamagaro wa kabiri. Ni ukuvuga ngo twagombye gusubira inyuma noneho tukerekana ahantu
umuhamagaro wa mbere ibyahishwe 18 umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu waba waratangiwe hariho uwo mwiteguro utuma abantu bashobora gutangaza iryo jwi rya nyuma. none ikindi twabonera uko bimeze ari abakozi ba saa 11 aho ngaho, twagombye kwerekana ukuntu abo bantu bari basigaranye gukora isaha imwe. none icyo twagombye kureba ni ukuvuga ngo twagombye kujya gusoma kuri ya taburo yindi iri kutwereka amateka y'isoko imiza igomba kugenda, tukabona ko bidahuye, kubera ko ya nyamaswa yakomeretse uruguma, iyo nyamaswa igomba guhabwa imbaraga yari itari yakira uruguma rwayishe. ni ukuvuga ngo ibyahishwe 13 byari bitari byagera mu mwanya wabyo kujya wo gusohora mu mwaka w'1848. aha rero bene data, ngibyo bya bintu bibabwira nti amatsinda benshi hirya hino dufite aragenda agakoresha ibyahishwe 18 nabi, akavuza impanda mu gihe kitari cyo, akavuza kandi impanda itari yo, kubera ko Imana yo ni mugengo wa byose, yo yaduhaye ubwo buhanuzi bwa Daniyeli ikatwereka ukuntu bizakurikirana, ikajya mu byahishuwe, ikatwereka noneho ikazana ibyahishuwe, ikagiye kugira ngo ikagenda turushaho kudusobanura neza kugira ngo tubone uwo mucyo ugomba kutuyobora mu gihe cya nyuma. Ibyahishuwe nabyo ikabiduha byose, ayo makuru yose tukaba tuyafite. ntabwo twagombye kugira ibyo twirengagiza ngo maze noneho tujye kwibukira ibyacu. ubutumwa bw'amarayika batatu nanone nabwo bakatubwira bati dore ubutumwa bw'amarayika wa mbere igihe cyabwo bwahawe imbaraga ku itariki n'iyi na Josiya Rici. ntabwo guhanguka kw'ingoma y'abawotomani hari wari utegeko kuza akavuga ngo ahindure ashyire ku yindi tariki yindi. nta yindi tariki yindi, ahubwo ibyanditswe bwo bwabyo byatwereka ko itariki bigomba kuzahangukira. urumva n'amateka ntawe ubihindura, kandi niko byabaye. Josiya Rici yari yagize aravuga ati dore igihe uzahanguka bishyirwa ku murongo, birangije uko biraba. uburyo ubutumwa bw'amarayika wa kabiri bwatangiriye na Charles Fitch, ntabwo wavuga ngo bwakozwe n'undi muntu wundi, ahubwo ni itariki Charles Fitch nayo yamutangarijeho. iyo tariki nayo hari ikimenyetso cyaho cyerekana ko ndetse yari indi tariki ntakuka, niko byari bimeze. ibyo ngibyo mugere muri ubutumwa bw'amarayika wa kabiri mu kigwa uko twakikora gitanze, muzabonamo details zose zabyo. ubwo Samuel Sino yabahaga imbaraga, batubwira ko yari minuit. minuit ni hagati y'iki n'iki. ubwo butumwa bw'amarayika wa kabiri bugeze hagati, haba icyo kintu cya minuit, niho Samuel Sino nayo yatangaje ubwo butumwa. ni ukuvuga ngo ntabwo byari bifite kuba byakwigira imbere cyangwa byigira inyuma. oya, nicyo Imana yari yabigeneye. nicyo kitwereka ko ubutumwa bw'amarayika wa gatatu nacyo, uriya muhamagaro wa mbere, ibyahishwe 18 kugera ku wa gatatu, nabwo twarahawe igihe bizabera ikimenyetso kitwereka ko bizaba ari icyo gihe. urwibutso n'integuza rwo ku itariki ya 5 z'ukwa karindwi mwaka w'1906, mugende murebe kuri ya taburo yose, batubwira yuko ngo ari amazu y'i New York yasenyukaga. cyari ikimenyetso twari duhawe. ikindi tugomba kumenya ni uko ishyano troisième malheur cyangwa se ishyano rya gatatu naryo tugomba kuba twagombye kumenya umwanya waryo ryari riri. kuko niba ishyano rya kabiri ryararebanaga na kuriya guhanguka kw'ingoma y'abawotomani, ishyano rya gatatu ryo ryari riri hehe? bigisha muri hirya hino ngaho ni duce wa murongo wacu
ibyo ari byo byose ishyano rya gatatu rigomba kubaho kuko rigomba kubaho kandi byari byitezwe kuva muri iriya mwaka w'igihumbi magana inani mirongo ine na kane mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo ine byari byitezwe ntabwo ryabaye mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo ine na kane ryari ritari ryaba ubwo ni ukuvuga ngo ni na nyuma yaho noneho tugomba kuryitega mu butumwa bwa marayika wa gatatu noneho tugire hagire ugerageza avuga ati ngewe burya ahantu nakoze ubwo nabibonye nasanze buri ahangaha ndagira ngo mbereke ko yuko kuriya guhangwa ko ari amazu y'i New York iryo ryari ishyano rya gatatu ibyo ngibyo ubwo busobanuro tuzarushaho kububona nk'uko mbabwira ndi kubateguririza kugira ngo tuza tujye mu mucyo w'ubugorozi bw'ejo 18 kugira ngo dusobanukirwe n'uyo mihamagaro ibiri umuhamagaro wa mbere n'umuhamagaro wa kabiri turusheho kubisobanukirwa reka ndangiriza aha ngaha mbabwiye byinshi cyane ariko n'ibyo byose ni uko riri kugenda ngerageza kubaganisha kuri bya bindi n'ubundi twabonye twize kugira ngo murusheho kongera kujya kubireba noneho bidufashe kwitegura kuko ibyo tugiye kuzareba nanone bizaba bije kunganira kuri ibyo ngibyo ndetse akenshi zajya aho nzajya babwira nti babwira nti mujye kureba iki kigo kijye n'iki kugira ngo nibura kibaha amakuru ya mbere y'ifatiro za mbere bituma bishobora kuba mwakumva n'ibindi bikurikiyeho ibyo bintu tugomba kubikora kuko vuba na vuba kuko ibihe biri imbere biri kurushaho kudusatira tutiteguye twazatungurwa igihe ubwo satani ari guhuriza ingabo ze ku ruhamwe ari kuziha amabwiriza ndetse aziha n'ishyaka ryo kugira ngo turusheho kujya mbere no kurushaho kuzambya isi yo kurushaho kuriza abantu muri icyo kigare kigiye kubarimbuza icyo gifite umuvuduko nk'uw'umurabyo natwe ku rwacu ruhande nitugire ishyaka ryo kwerekana uwo mucyo tugomba guhagararamo uwo mucyo uri kutumurikira muri igihe cya nyuma uwo mucyo uri kudutegurira kugira ngo dutange umuburo uheruka ijwi rirenga rya marayika wa gatatu imana y'ubuntu ibafashe kandi beze murusheho kugira ishyaka ryo kujya mbere turusheho guhagarara dushikame maze ubwo Kristo azagaruka azaza asanga muri abo bagaragu yahamagaye batoranijwe kandi barabaye indahemuka hahirwa umugaragu sebuja azaza agasanga ari maso kuko azaba ngo yarakoze ibikwiriye azaba yaragaburiye intama mu gihe gikwiriye yarazihene bizikwiriye ubu ngo azahebwa ndabasabira kugira ngo mugaragare mu mugabane nanjye munsabire tuzaba turi kumwe kugira ngo turusheho kugira ibyo byiringiro bituma turushaho kujya mbere mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ndabashima kandi ndabasabira amen Data wera Mana yacu nyir'ugukiranuka kose ndagushima kandi ndaguhimbaza data ku bw'aka kanya duhaye ku bw'ayo miburo wongeye kunyuza mu ntekerezo zacu ko wongeye kutwibutsa inshingano dufite muri iki gihe cya nyuma ko tutagomba kujarajara mu biri muri iyi si tutagombye guteshuka ngo maze tuve mu mucyo w'igihe tugezemo ko tugomba gutera ishyaka abandi no guhagurukira kureba inzira tugomba kugendamo tukirinda amacakubiri tukirinda gusubiranamo kudakwiriye tudafite n'impamvu ahubwo tukarashaka uwo murunga w'ukuri kwawe umurunga ugomba kuduhuriza hamwe mu nzira yo kwera no gutungana ndakwinginga data kugira ngo twese aho turi mu bihande bitandukanye utweze udutunganye uduhe kugira ishyaka ryo gukunda ibyawe no kurushaho kubishikamamo ndagusaba nk'umwana w'umuntu uwo uri mu ijuru data uzi ibindi byose bidukwiriye byatugira neza byatuma turushaho gushikama bitwongere mu izina ry'Umwami wacu Yesu amen nuko rero mwese aho muri mu bihande bitandukanye mugira ishyaka kandi n'uburyo bahamagara kugira ngo murarike n'abagenzi banyu bari hirya hino kugira ngo turebe ukuntu twazashobora gusobanukirwa n'iki gihe cya nyuma turimo kandi mbibutsa yuko
ibi ni ibintu satani arwanya. Ubwo namwe ubwanyu aho muri murushaho kugira ishyaka ryo gusaba no kwishyira mu maboko y'Imana musabira uyu murimo kugira ngo urusheho kujya mbere. Amen. Naho gutaha.